ubundi iyi saha ndi mu cyerekezo kihe, ubundi iyi saha uwo ndi kurebaho nindi. Muri rusange numara kureba neza ibyo byose biraza gutuma ufata umwanzuro uvuge ngo mana nkeneye yuko wakongera kunyobora. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi wowe ubwawe shakisha ukuntu wamenya neza ibyo umwami ashima. Haleluya. Kuko numara kumenya neza icyo kintu, ukamenya neza aho icyerekezo cy'Imana giherereye, ukamenya neza aho Imana igukeneye, ukamenya neza ibyo Imana igukeneyemo, no kuba wajye no kubabona wa mugisha wose waba uri gushaka uraza kuwubona. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu rero buri bivuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda gusa byonyine ngo ndamahoro, ngo ndamahoro. Uwo ngo uvuga ngo ndamahoro ni wa muntu wicaye mu cyerekezo Imana imukeneye, ni wa muntu wicaye mu mwanya Imana ishaka. Iyi saha umwanya wicayemo ni Imana yaguteretse, iyi saha umwanya wicayemo ni Imana igukeneye. Rero niba wumva yuko ahantu wicaye ko atari ahantu Imana igushaka, icyo usabwa nta kindi, shakisha ukuntu wakongera gusaba Imana ongere kugarukeho. Ngo mu gihe wumva yuko uwo mwuka yamaze kugenda, ngo ongera umusabe ngo garuka. Haleluya. Ongera umusabe ngo garuka. Yesu nsinzi. Iki kintu ni ikintu rwose gikomeye cyane kugura abantu benshi cyane muri iyi minsi, aho uri gusanga icyo bita insinzi irimo iragura abantu benshi cyane. Ugasanga umuntu yarari mu cyerekezo cy'Imana atari yagira ikintu abona, ariko yamara kugira ahantu amaze kugira ikintu amaze kubona, tiyara ku kanya agahita ahinduka. Rero Imana irashaka yuko muri make ucunga neza insinzi Imana yaguhaye. Iyo nsinzi yayiguhaye kugira ngo ukomeze uheshe Imana icyubahiro. Muri make ubutunzi Imana yaguhaye ikeneye yuko buhesha Imana icyubahiro. Imana ikeneye ko akazi yaguhaye, Imana ikeneye kubona mu cyubahiro cyayo, Imana ikeneye ko amafaranga yaguhaye, Imana ikeneye kubona mu cyubahiro cyayo. Ubuzima bwose Imana yaguhaye ikeneye kubona mu cyubahiro cyayo. Ibyo wakora byose Imana ikeneye kubona mu cyubahiro cyayo. Banze wibaze cyane iyi saha ibyo ndimo, aho mpereriye, Imana kuko iri kubona icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Banze wibaze cyane ahangaha iyi saha numberereye, Imana ko hari icyo kuko iri kumbonamo. Imana niyo mpamvu usanga iteka ryose iyo ubona nta kintu maze nyine irakureka n'ubundi uko nta kintu maze. Ubundi ribaza ikavuga ngo ubundi ikintu nakuri gushakisha ubundi bizamfasha iki, ubundi bizambesha akahe gaciro. Amena. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese ngume cyane kubashimira mudukunda kubana cyane kuri channel Urukundo Gospel TV. Ndabashimira mwakoze subscribe, namwe utari mwayikora, namwe ndabasaba kuyikora ngo muzayimwita mubona notification kugira ngo muhite mubona neza ibijyanye n'ibiganiro byacu muri rusange. Imana muri kumetubahereza umugisha. Bahaye ikaze cyane muri umwanya w'ijambo ry'Imana. Mureke dusenge maze dukomeze no kumva ijambo ry'Imana, twakire ibyo Imana tugeneye muri kano kanya. Bana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko abanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Muri tangira mu bintu tugiye kuva muri amasaha, ndakwingize ngo uzibana dushikire muri byose, umfashe ngiye kuri vuga ko cyangwa bagiye kubyumva. Mu izina rya Yesu iri jambo ryawe ridufashe kandi rihindure tukigende kumenye ibyo buri gushaka muri rusange. Ndagushimiye kujya kubana muri Yesu mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 niyo turi gusome. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 4 niyo tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo Uwiteka ateka Aburahamu ati ba mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, ajyana na Loti. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu aramaze imyaka 75 avutse. Yesu nashimwe cyane.
Mureke dusome iri jambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 32 umurongo w'8. Zaburi 32 ku murongo w'8 amagambo avuga ngo nzakwigisha nkwerekeye inzira unyuramo, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Dusubiremo, haravuga ngo nzakwigisha nkwerekeye inzira unyuramo, nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho. Yesu nashimwe cyane. Dushimana cyane kubw'ayo magambo iduhaye. Muri rusange intego nyamukuru ijambo tugiye kuganiraho ni intego ivuga ngo aho Imana igushaka niho haherera ibyo ushaka muri rusange. Tumaze igihe kirekire abantu benshi cyane ukabona hari ubuzima bagiyemo butandukanye, bakibaza ubuzima ndimo buterwa n'iki, ubuzima naba mpagazemo isaha biterwa n'iki. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho Imana igushaka niho haherereye muri make ibyo twaba turi gushaka muri rusange. Wowe rero nta kindi, tega amatwi neza wumve ijambo ry'Imana kugira ngo turushe kuba twaganira neza, tumve neza icyo Imana dushaka muri rusange muri akanya. Rero iteka ryose umuntu wese aho yava akagera, agera aho ava akagera n'aho ajya. Rero bivuze ngo n'umukristo igihe cyose aba agomba kubaho akamenya neza urugendo rwanjye naba ndimo ni uruhe, aho naba ngiye ni hehe, aho naba mvuye ni hehe. Niko bigenda n'umukristo wese muri rusange. Rero niyo mpamvu nifuje cyane ko twaganira cyane kuri aya magambo, kuko iyo urebye cyane ngaho mu gitabo cy'Itangiriro usanga uyu Aburahamu tuvuga, Aburahamu muri make ntabwo yavutse ari umukristo, nta nubwo yavutse azi iby'Imana, ariko kuko yavutse avuka mu muryango iwabo n'ubundi bari bafite izindi mana basenga zitandukanye. Ariko Aburahamu bitewe n'umugambi Imana yari imufiteho, bitewe n'icyo Imana ashaka ko yazamukoresha mu gihe Imana yagambiriye, bituma Imana y'ubwayo ifata umwanzuro wo kumuhitamo umuryango w'abana bavukanaga. Noneho Aburahamu Imana iramubwira ngo ndashaka yuko ujya ahantu runaka niho ngukeneye, niho ngushaka. Muri rusange Aburahamu nta nubwo yigeze atinda cyane kuri icyo kintu, ahubwo yaremera aravuga ngo ngomba kujya aho Imana ishaka. Agomba muri make iteka ryose, igihe cyose utari wemera kuba wakwemera icyo bita ubushake bw'Imana, ukemera kuba wakumvira Imana, ukemera kuba wagendana n'Imana, aho Imana hose yabigushaka, n'ubundi bizakomeza kuba byakugora cyane. Yesu nashimwe cyane. Ubuzima turimo cyane, abantu benshi cyane barimo baracangwa n'ubuzima, burimo burabagora cyane mu buryo budasanzwe. Bakibaza impamvu bari mu buzima bumeze gutya, bakibaza impamvu barimo baragenda gutya mu nzira zindi gutya na gutya. Ariko icyo nkubwira, iyi saha tuvugana, igihe cyose utari wamenya neza aho Imana igushaka, igihe cyose utari wamenya neza ibijyanye n'umugambi w'Imana, ibijyanye n'aho Imana igukeneye, bizakomeza kuba byakugora. Ariko ku mukristo w'ukuri iteka ryose we ubwiwe nta kindi kintu akora. Iyi mukristo yari umukristo nyamukristo, abanza akagisha Imana inama mu kintu cyose gishoboka. Niyo mpamvu iyo turebye cyane dusanga abantu benshi cyane bo mu isezerano rya kera, ibintu byose babaga bagiye gukora, niyo baga ari umwami, niyo baga agiye no kuba yajya kurwana, yabanza kugisha Imana inama, akabaza Imana, ese njye kurwana uragenda nanjye cyangwa sinjyeyo? Akumva ibyo Imana ivuze kuba yamubwira. Rero ariko iyi saha tuvugana abantu barimo barajya mu buzima, ugasanga umuntu hari ibintu yiremeye, hari ubuzima agiyemo butandukanye, ugasanga ubuzima umuntu agiyemo ntabwo buri mu bushake bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Iyi saha ubanze wite wibaza neza niba aho Imana igushaka, aho Imana igukeneye, niba ari uherereye muri amasaha. Mu gihe rero utari wamenya neza aho Imana igushaka, bizakomeza kukugora. Ariko ndagusaba ngo wongere usubire, wongere usenge Imana, wongere ubaze Imana neza, uyibaze ahangaha mpagaze niho unkeneye, ahangaha mpagaze niho uri kushaka. Mu gihe rero utari wemera yuko Imana ikora muri ubwo buryo bumeze gutya, bizakomeza kukugora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero Aburahamu Imana yamukuye muri Uri aho yavukaga, Imana imukura mu gihugu cy'iwabo aho yabaga, imwohereza, yisanga yabaye umusuhuke mu kindi gihugu, yisanga yabaye icyo nakwita nk'umucakara mu kindi gihugu, bitewe n'icyo bita umugambi w'Imana. Haleluya. Hari igihe Imana ishobora kwisanga wowe ubwawe ugasanga hari akazi nako uri gukora,
ariko bitewe n'aho Imana igushaka, bitewe n'icyo Imana igushakaho. Imana yavuga ngo ako kazi uri gukora singashaka. Ukisanga akazi kaguyemo rimwe na rimwe, niho usanga rimwe abantu baba bavuga ngo abarokore ngo ni abasazi, ngo abarokore ngo nta bwenge bagira. Ariko icyo nkubwira iyi saha, Imana irashaka yuko umuntu wese witirirwa izina ryayo ko agomba kwemera akaba yayoborwa n'Imana, ko agomba kwemera niba ushaka hari ibintu by'Imana ukeneye, kwemera Imana igushyiraho ushaka. Haleluya. Hari igihe ushobora kubwisanga ukavuga ngo ngende nifite akazi keza, Imana iguha mu kazi keza, Imana ishyize mu bintu runaka. Icyo ntabwo ari ikibazo, kuko Imana nubwo yagufata ikagukura mu kazi nka miliyoni zingahe kugushyira mu kazi y'ibihumbi magana angahe, aho ngaho niho Imana iba yashimiye ko ugomba kuba waba muri ako kanya. Bivuze ngo rero ibyo ugomba kurebaho byose banza wibaze neza, ese iyi saha icyo ndimo, aho mperereye, niho hantu Imana ikeneye? Ugasanga iteka ryose umuntu yirirwa asenga akavuga ngo Mana ibintu runaka nibyo ndi gushaka gutya na gutya nibyo nkeneye, ariko ikibazo kirimo gikomeye cyane ni ukubanza kumenya neza niba ndi gusenga koko ndahantu Imana ishaka, niba naba ndi kubwiriza ndahantu Imana ishaka, niba ndi mu kazi runaka ndahantu Imana ishaka. Ibyo ushaka byose, ibyo ukeneye byose biherereye aho Imana igushaka. Banza umenye neza Imana irashaka hiye, banza umenye neza Imana iyo igukeneye, kuko nuza kumenya neza aho Imana igukeneye, na cya kintu cyose uri gushaka cyose uraza kugisangayo. Yesu nashimwe. Aburahamu Imana yamubwiye ijambo, iramubwira ngo genda uve mu gihugu cy'iwanyu ujye hariya ngo ukeneye, kuko nzaguhindura umugisha. Umuntu wese uzakwifuza umugisha n'uwo mugisha azawubona, ariko uzagerageza kuba yakuvuma nawe ubwiwe n'ubundi nzahita muvuga ku bwawe. Haleluya. Umuntu wamaze kugera aho Imana ishaka, umuntu wamaze kuba mu cyo bita ubushake bw'Imana, umuntu wamaze kwicara neza aho Imana imukeneye, uwo nguwo Imana imurinda nk'imboni y'ijisho ryayo. Haleluya. Imana imurinda nk'imboni y'ijisho ryayo. Uwo nguwo ntabwo Imana yakwemera yuko wagira ikintu kibuze kuza ngo cyamukura na gato, ahubwo w'isaha, wowe wicaye isaha urimo urataka, wowe wicaye isaha urimo uritonganya, urimo uravuga nabi Imana, wowe wicaye isaha urimo urakora ibintu bitandukanye, Imana banza uyoze cyane iyi saha, ahantu mperereye niho hantu Imana ikeneye, ahantu nicaye isaha niho hantu Imana ikeneye. Mu gihe uri buze kwisanga ahantu wicaye atari hantu Imana igukeneye, menya neza yuko aho ngaho ugomba guhava. Haleluya. Imana irashaka yuko twicara aho Imana ishaka. Imana irashaka yuko ujya mu cyerekezo y'ubwayo yakuyoboye. Haleluya. Iyo usomye hariya muri Ezira ku 8:21 usangaho amagambo aho Ezira afashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngomba kubanza kugisha Imana inama. Abanza gufata umwanya wo gusenga amasengesho ngo abe yagisha Imana inama, kugira ngo Imana y'ubwayo, Imana izimuyobore mu nzira agiye kujyamo, izimuyobore mu rugendo agiye kujyamo, kuko yarebaga akabona n'ubundi nuko yageze imbere y'umwana kumwomera amubwira ngo icya mbere cyo dufite Imana ishobora byose, kandi Imana yacu ifite amaboko, kandi Imana yacu irakomeye, kandi amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibe yabagira neza. Bivuze ngo Imana ni Imana igihe cyose, bivuze ngo Imana ishobora byose, bivuze ngo hari igihe muri make Imana ikeneye yuko wowe ubwawe, wowe nanjye tugomba kuyivuga neza, tugomba kwihamya neza, kuko umuntu amaze kugera neza aho Imana ishaka afite ibintu bigomba kuba byamuranga. Haleluya. Ngo nzaguha umugisha, ngo uzakuvuma wese nawe nzahita muvuma. Muri make yamubwiye amagambo, yamubwiye ngo nzaguhindura umugisha, uzaba umugisha ahantu hose. Nuko Imana yabwiye Aburahamu, yamubwiye ngo uzaba umugisha, kandi uzakwifuza umugisha wese nawe azaba umugisha. Haleluya. Ngo Aburahamu ngo aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Haleluya. Ngo aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Noneho ngo Imana iramubwira ngo kandi nzaha umugisha bazakwifuza umugisha, kandi ngo uzakuvuma wese nawe uzamuvuma. Bivuze ngo uriya muntu amaze kugira neza mu cyerekezo cy'Imana, uriya muntu amaze guhagarara neza mu bushake bw'Imana, uriya muntu amaze guhagarara neza aho Imana ikeneye, uwo iteka ryose Imana iramurinda.
Imana iramurinda. Haleluya. Imana iramurinda. Imana iramurinda. Niyo mpamvu iteka ryose hari igihe Imana ifata umuntu ikamwigisha, wowe ubwawe ukagira ngo Imana birakwanze, ariko Imana ikwigisha ifite umugambi, ifite ahantu ishobora kuba yagukoresha hatandukanye, kuko niba izi neza yuko izagukoresha ahantu hakomeye, igomba kwigisha ibintu bikomeye. Niba muri make niba izi neza ko hari ibintu runaka izagukoresha, bisaba yuko kwigisha n'ubundi ibintu bikomeye. Icyo usabwa nta kintu, komeza kugirira Imana icyizere, n'ikindi ubanza wibaze neza, iyi saha mpagaze hehe? Iyi saha mpagaze niho hantu Imana iri kunshaka? Iyi saha ibyo ndi gukora niho Imana iri kunshakamo? Haleluya. Niyo mpamvu yabwiye Dawudi ariya magambo hariya mu Bibiri Zaburi 22, uzakwigisha. Haleluya. Rw'inzira ukwiriye kunyuramo, rw'igisho ryanjye ntabwo rizakuvaho. Uwo muntu umeze gutyo, uwo muntu wemeye kugenda mu cyerekezo cy'Imana, uwo muntu wemeye kugenda n'ubushake bw'Imana, uwo muntu wemeye kuba yayoborwa n'Imana, uwo muntu wemeye kuba yajyana n'Imana, iteka ryose igisho ry'Imana rimuhoraho. Imana ihora imurinda nk'imboni y'igisho muri rusange, kuko niyo mpamvu uvuze ngo kuko wambereye inkoramutima ukaba wo kwizerwa, niyo mpamvu muzatanga ingabo nyinshi ngo zigapfa ku bwawe. Imana nishimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana irashaka yuko iteka ryose aho twaba duherereye, irashaka yuko tugomba kubanza kuba maso, tugomba cyane gushakisha ukuntu twajya ahantu Imana ishaka, n'ubundi akoreshwa kuba twagenda kurusha ibindi byose. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe. Mugenzi ujya mu ijuru, banza ushakisha ukuntu Imana y'ubwayo yakuyobora, banza ushakisha ukuntu wabana n'Imana, kuko niba wivuze ko nzakwigisha nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo, mwigisho ryanjye ntabwo rizigera rikuvaho. Muri make uwo muntu umeze gutya, uwo muntu wemeye kujya mu cyerekezo cy'Imana, uwo muntu wemeye kuyoborwa n'Imana, uwo muntu wemeye kujyana n'Imana, uwo nguwo igisho ry'Uwiteka rimuhoraho uko bukeye n'uko bwije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko wowe witirwa izina ryayo, wowe uvuga ngo muri make ngo maze kwitirwa izina ry'Imana. Ikibazo ufite nta kintu, ikibazo ufite ni uko utari mu mwanya Imana igushakamo. Rero iyi saha niba ukeneye umugisha w'Imana, niba ukeneye amahirwe y'Imana, niba ukeneye kubana n'Imana, niba ukeneye kuba wabana n'Imana iteka ryose, nta kindi usabwa, nta kindi usibye kumvira Imana, ukajya mu nzira Imana igushakamo. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze aravuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, muri dutegereje umukiza ko ariho azava. Imana ishimwe. Rero ufite imbyino yo kuvuga ngo iwabo ni mu ijuru, ni wa muntu wemeye kuba yayoborwa n'Imana, ni wa muntu wemeye kuba yajyana n'Imana, ni wa muntu wamaze kwemerera Imana y'ubwayo ikabana nayo. Muri make ni wa muntu wemeye kuba yayoborwa n'Imana mu buryo bwose, icyo akora cyose akaba yagisha Imana inama. Haleluya. Ugasanga abantu benshi cyane, umuntu agiye mu kazi, habe no kubaza Imana kariya kazi agiye gukora bimeze gute, ka kazi yakageramo agatangira gukuba, ugasanga urugero arahombye mu kanya ngo Mana kubera icyo mbere kujya mu kazi nk'aka ngaka. Ese ako kazi uvuga ngo Imana yemewe yuko ujyamo, wigeze ugisha Imana inama? Mu gihe rero utemeye kuba wayigisha inama, emerera ibyo ko byakubaho byose, nubwo ari Imana y'inyambuwe, ariko niba wowe ubwawe uyoboye, emera neza. Muri make Imana y'ubwayo niba ukeneye umugisha wayo, emera kuyoborwa nayo. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu muri yo wavuga amagambo avuga ngo maze ibwira umuntu uti ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu nashimwe. Rero umuntu wamaze kwemera kwigishwa n'Imana, wa wundi igisho ry'Imana rihora iteka ryose, uwo nguwo ni wa wundi wamaze kuba umunyabwenge, uwo nguwo ni wa wundi wamaze kujya ibaza gutandukana n'ibyo bitandukanye, uwo nguwo ni wa wundi wemeye kuba yayoborwa n'Umwuka Wera, kuko niwe mufasha wenyine wadushoboza. Haleluya.
Mana ishimwe, niwe mufasha wenyine wadushoboza kuba twagenda neza n'Imana, kuko iteka ryose iyo udafite umwuka wera w'Imana iteka ryose uba ikigenge, ariko iyo ufite umwuka wera w'Imana arakuyobora inzira ukwiriye kunyuramo. Uwo mwuka wera w'Imana rero urakenewe mu gihe nk'iki ngiki, aho abantu benshi cyane bo mu madini batekerwa n'umwuka wera w'Imana, ugasanga umuntu ayoborwa n'amategeko y'amadini ariko nta mwuka wera w'Imana afite. Ariko ufite uwo mwuka wera w'Imana niwe mwana w'Imana, kuko ijambo riramubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana. Bivuze ngo rero niba uzi neza yuko umwuka w'Imana ko akuyobora, aho ngaho uri umwana w'Imana, aho ngaho wemeye kuba wagenda mu cyerekezo cy'Imana, aho ngaho ibyo washaka byose wabibona bitewe n'uko wemeye kuba wayoborwa n'Imana. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Isuzume umenye neza urugendo rwawe. Iyi saha n'andi mahirwe ya kabiri wongeye guhabwa kugira ngo wongere wisuzume cyane, wongere umenye neza, ubundi iyi saha ndi kuyoborwa n'iki, ubundi iyi saha ndi mu cyerekezo kihe, ubundi iyi saha uwo ndi kurebaho nindi. Muri rusange numara kureba neza ibyo byose biraza gutuma ufata umwanzuro uvuge ngo Mana, nkeneye yuko wakongera kunyobora. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi, wowe ubwawe shakisha ukuntu wamenya neza ibyo Umwami ashima. Haleluya. Kuko numara kumenya neza icyo kintu, ukamenya neza aho icyerekezo cy'Imana gerere, ukamenya neza aho Imana igukeneye, ukamenya neza ibyo Imana igukeneyemo, no kuba wajye no kubabona wa mugisha wose waba uri gushaka uraza kuwubona. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu rero buri bivuze ngo ngugu Umwami Yesu ankunda gusa byonyine ngo ndamahoro, ngo ndamahoro. Uwo ngo uvuga ngo ndamahoro ni wa muntu wicaye mu cyerekezo Imana imukeneye, ni wa muntu wicaye mu mwanya Imana ishaka. Iyi saha umwanya wicayemo ni Imana yaguteretse, iyi saha umwanya wicayemo ni Imana igukeneye. Rero niba wumva yuko ahantu wicaye ko atari ahantu Imana igushaka, icyo usabwa nta kindi, shakisha ukuntu wakongera gusaba Imana ongere kugarukeho. Ngo mu gihe wumva yuko uwo mwuka yamaze kugenda, ngo ongera umusabe ngo garuka. Haleluya, ongera umusabe ngo garuka. Yesu nashimwe. Rero icyo usabwa wowe, icyo usabwa nta kindi, urasabwa kongera guhamagara Imana, urasabwa kongera gusenga Imana, urasabwa kongera kubwira Imana ngo data ngo ndaje, data ngo ndaje, data ngo ndaje. Ongera ubwira Imana, kuko Imana y'ubwayo iteka ryose ihora ariyo kwizerwa, kandi ni Imana yiteguye kuba yagira abantu bose neza, niwo mugambi wayo. Iyi saha mwene data uhagaze hiye, iyi saha nshuti yanjye uri mu kihe cyerekezo? Iyi saha akazi uri gukora, iyi saha niho kazi Imana igukeneyemo? Iyi saha ahantu wicaye niho hantu Imana igukeneye? Iyi saha ahantu uhagaze niho hantu Imana igukeneye? Ariko niwongere usubire ku rufatiro, ku ijambo rihamwe ngo Kristo ngo niwe wenyine urufatiro rwonyine gusa rwubatse, ngo wenyine gusa nta wagura urufatiro rukomeye, aho urufatiro honyine gusa ni muri Kristo. Bivuze ngo rero Kristo wenyine ubwiwe niba ari we wenyine rufatiro, urasabwa nta kindi kongera kumubwira guti ngo garuka Mwami, ngo garuka Mwami. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Urasaba kongera kumubwira ngo garuka Mwami. Muri make ijambo rirambwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana, ngo rwanditse amagambo ruvuga ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Rero abangabo Uwiteka azi ni babandi arinda nkimbo n'ijisho, ni babandi ijisho ry'Uwiteka rihoraho. Ngo nzakwigisha nkwereke inzira ukwiye kunyuramo, ngo ariko ijisho ryanjye ngo ntabwo risigere rikuvaho. Haleluya. Ijisho ntabwo risigere rikuvaho, waca mu mazi, waca mu miyaga itandukanye, waba uri mu mvura, waba uri hehe na hehe, muri make iteka ryose aho waba uri hose, ijisho ry'Uwiteka rizakugumaho niwemera kugenda mu cyerekezo Imana igushakamo. Ibyo wakora byose, abandi nubwo baba barimo bataka bavuga ibibazo runaka bafite, ariko wowe uzava ngo uwo ngomba kubwira ibyanjye ni Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu muri bavuga ngo nta wundi nishingikirijeho, nta wundi ndebaho, uwo ndebaho gusa ni Kristo, niwe wenyine gusa ndi kurebaho, niwe wenyine gusa mpora ndeba, niwe wenyine gusa mpora mpanze amaso. Rero ikindi cyose wahanga amaso, usibye kuba uri mu mwanya wa Kristo, usibye kuba uri ahantu Kristo agushaka, usibye kuba uri mu mwanya Kristo agushakamo, bizakugora. Urasabwa rero kongera kugaruka. Haleluya.
bwira Imana yongere kugarukeho, yongere kuza umwuka wera wayo, uko no wenyine uzagushoboza kuba uri mu cyerekezo Imana igushakamo, kuko nutunga uwo mwuka w'ukuri nubwo wenyine uzashobora kuba wamenya neza ahantu Imana igukeneye. Haleluya, Yesu nashimwe. Urasabwa kwera imbuto z'umwuka wera, urasabwa kuyoborwa n'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu zigera muri enye zituma imbaraga zidushiramo. Muri rusange impamvu ya mbere ni ukutamenya cyangwa icyo bita ubujiji. Ubujiji rwose abantu benshi cyane bishyiramo nyine bakerekana ngo ni abanyabwenge. Niyo mpamvu buriya hariya muri Yakobo bavuga ngo dore ubwenge buva mu ijuru, ngo icyambere ngo buraboneye, ngo bwemera ko bwabwirwa inama. Muri make ngo nubwo ubwenge buva mu ijuru, ariko abantu benshi cyane ugasanga umuntu yerekana ngo ngiye ngo ndi umunyabwenge ndajijutse, ariko nyamara ikambwa ngo dore ko uteka n'ubwenge nyamuka ariko mu mujyane ngo kujijuka. Muri make ngo bishaka kuvuga ngo uri umuntu ujijutse. Banze wemere cyane, banze bahu Uwiteka, ubanze ugendere n'Imana muri rusange. Yesu nashimwe cyane. Ahangaha tuzasanga usomye muri Yakobo uzatubisangamo cyane. N'ikindi cya kabiri nacyo gusaba nabi, zabisanga n'ubundi mu byakozwe no ku 18 byaho. Ikindi kunyurwa n'ibidashyitse cyangwa ibintu bituzuye. Usomye Abami ba kabiri ku bice 13 cyangwa kuva ku bice 5 niyo so ku bice 13 n'ibice 14 byose, aho ngaho usanga n'ubundi icyo kintu kimeze gutyo. Ikindi ibyaha, ntibazi gucunga insinzi. Iki kintu ni ikintu rwose gikomeye cyane kugora abantu benshi cyane muri iyi minsi, aho uri gusanga icyo bita insinzi irimo iragora abantu benshi cyane. Ugasanga umuntu yarari mu cyerekezo cy'Imana atari yagira ikintu abona, ariko yamara kugira ahantu amaze kugira ikintu amaze kubona tiyara ku kanya agahita ahinduka. Rero Imana irashaka yuko muri make ucunga neza insinzi Imana yaguhaye. Iyo nsinzi yayiguhaye kugira ngo ukomeze yeshe Imana icyubahiro. Muri make ubutunzi Imana yaguhaye ikire yuko buyeshe Imana icyubahiro. Imana ikeneye ko akazi yaguhaye, Imana ikeneye kubona mu icyubahiro cyayo, Imana ikeneye ko amafaranga yaguhaye, Imana ikeneye kubona mu icyubahiro cyayo. Ubuzima bwose Imana yaguhaye ikeneye kubona mu icyubahiro cyayo. Ibyo wakora byose Imana ikeneye kubona mu icyubahiro cyayo. Banze wibaze cyane iyi saha, ibyo ndimo aho mpereriye, Imana ko kwiri kwabona icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Banze wibaze cyane ahangaha iyi saha numberereye, Imana ko hari icyo kuri kumbonamo. Imana rero niyo mpamvu usanga iteka ryose iyo ubona nta kintu maze nyine irakureka n'ubundi uko nta kintu maze. Ubundi ribaza ikavuga ngo ubundi ikintu nakuri gushakisha ubundi bizamfasha iki, ubundi bizambesha akahe gaciro. Yesu nashimwe. Ubutunzi bwose wasaba Imana yareba ikaba n'ubundi nta n'icyo bizigera bimarira Imana y'ubwahitamo kuba yabyihora muri rusange. Yesu nashimwe. Urasabwa rero kongera gusaba Imana ikuze umwuka wera wayo, yongere ikuyobore mu buryo bwose bushoboka. Muri make ubwira Imana ngo nta mbaraga mfite zanshoboza kuba nagendana nawe, kuba nagenda icyo bita ubushake bwawe, kuba nayoborwa nawe iteka ryose. Ubwo Imana ngo nta mbaraga mfite, ariko ijambo rirambwira ngo nshoboza byose na Kristo umpereza imbaraga. Imana ishimwe. Uzadushoboza kuba maso ni Kristo, uzadushoboza guca mu mwanya Imana ishaka ni Kristo, uzadushoboza kumvira Imana ni Kristo. Iteka ryose ibyo uzakora utumvira Imana byose bizagenda nk'umuyaga, niko bizagenda. Ariko ibyo uzakora iteka ryose umvira Imana, nawe ubwawe uzagenda ubyumva, muzagenda ubona inyungu zabyo. Si ngoma ngo uze kuvuga ngo nabonye inyungu zigaragara gutya, kuko bisaba ngo kuba uri umukristo, bisaba kuba waba ureba no kubitaboneka, ukiboneka n'ibintu by'akanya gato cyane, ukibuka neza yuko iwacu ko ari mu ijuru nta handi. Kuko icyambere cyamara ngo mwa wose ngo banapfuye batizera, ngo batarabaga ibyasezeranyijwe. Yesu nashimwe cyane. Birasaba ngo rero wowe nanjye icyo kintu cyane ucyumve kandi ugitekerezeho neza, wibaze neza uyu mwanya mpagaze hehe, uyu mwanya mperereye hehe, uyu mwanya ndahantu hameze gute, uyu mwanya ndahantu Imana ishaka, uyu mwanya ukora ibyo Imana ishakaho, uyu mwanya ukora bya bindi Imana inyifuzaho. Numara neza kumva yuko utari umwanya w'Imana neza, ubwira Imana ngo nyuza umwuka wera wawe.
kugira ngo yamwe ngo abagwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Usaba Imana ikuza umwuka wera wayo, kuko umwuka wera nagera muri wowe wenyine niwe uribuze kuba yakuyobora. Namara kukuyobora aza kuba yakwereka inzira ukwiriye kuba wanyuramo ijyanye n'ibyo bita ubushake bw'Imana. Mureke dusenge Imana, dusabe Imana imbaraga zidushoboza kuba twagenda mu bushake bwayo. Imbaraga zidushoboza kuba twagenda neza mu bijyanye n'ahantu dushaka n'ahantu dukeneye. Yesu nashimwe cyane. Ari wowe nanjye usenge ubwira Imana cyane icyo kintu. Ubwira Imana ongera ungarukeho, ubwira Imana ongera ungarukeho. Ibyo biraza kuba bihagije. Yesu nashimwe. Mureke dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ku ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, nyemera cyane utwambike imbaraga, udushoboze Mana kukumvira, udushoboze Mana kugendana nawe mu byo dukora byose, aho tuba hose, ubuzima bwose twaba turimo bwose, twemere kuyoborwa nawe mu buryo bwose bushoboka. Ndagushimiye ko duhaye imbaraga, kandi ko dushoboje, kandi ko twuje umwuka wera wawe, kandi ko duhaye umwuka w'ubwenge wo kudushoboza guhagarara mu ruhande rwawe, wo guhagarara mu byo ushaka n'ibyo ushima. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko ubikoze, ndabishimiye ko ubikoreye kuyubahisha. Nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.